umugabo w'imyaka 75 yajyanywe kwa muganga muri Allegiance Room. Iyo ni imashini yongera umwuka. Yahamaze amasaha 24 gusa. Nyuma y'umwanya muto yumva ameze neza. Dogiteri nawe nyuma y'akanya gato yaje kumwereka fagitire y'amafaranga agomba kwishyura. Nuko umugabo ayibonye araturika ararira. Uratekereza byari bigenze biti? Fagitire yari amafaranga atari hasi ya miliyoni 1.5. Dogiteri arebye umugabo w'imyaka ingana gutyo uburyo ari kurira, amusaba gutuza, amusaba guceceka kurira bitewe n'iyo fagitire. Umugabo nawe mu ijwi rituje yitegereza dogiteri, aramusubiza ati: "Dogiteri, ntabwo ndi kurizwa na fagitire, ntabwo ndi kurizwa n'aya mafaranga kuko ndayafite, mfite narenze aya ngaya rwose." Gusa yamubwiye ko amasaha 28 yonyine amaze muri ibyo bitaro yasabwe kwishyura arenga miliyoni 1.5. Icyo kintu uracyumva ariko amasaha 28 gusa ukishyura wanye na miliyoni 1.5 kubera umwuka w'umukorano. Yarebye uburyo asheshe akanguhe, areba uburyo ashaje, areba uburyo akuzemo. Umugabo araturika ararira cyane birenze uko yabikoraga. Yitegereza dogiteri aramubwira ati: "Mu myaka 75 sinigeze nishyuzwa umwuka nigeze mumeka, ariko mu masaha 28 gusa ngiye kwishyura arenga miliyoni 1.5." Yitegereza dogiteri mu maso aramubaza ati: "Ese koko aya mafaranga niyo ngiye kwishyura mu masaha 28 gusa?" Umugabo ntiyamubajije ikibazo kuko yari akennye. Yari abizi neza ko afite amafaranga menshi kandi ndetse n'ayo gupfa ubusa. Dogiteri nawe ati: "Yego rwose niyo mafaranga ugiye kwishyura." Ati: "Ko wabitinzeho, waba ufite makeya?" Umugabo nawe ati: "Nanjye nakubwiye ko mfite amafaranga arenze aya ngaya, ibyo ngibyo atari ikibazo." Arongera abaza ikindi kibazo cya kabiri. Dogiteri aramubaza ati: "Ese maze imyaka 75 kuri iyi si, ese wabuze amafaranga nkwiriye kwishyura umwuka nahumekaga?" Dogiteri ikibazo kiramucanga, yubika umutwe areba hasi. "None wowe uri kureba iyi video cyangwa se urimo urayumva, urimo urahumeka ku buntu umwuka w'Imana umaze mu myaka yose umaze kuri iyi si. Urimo urahumeka umwuka w'Imana mu myaka yose umaze kuri iyi si." Think about it. Tekereza ku icyo kintu. Rero niba uhamanya nanjye ukaba utekereza ko dukwiye gushimira iby'Imana iduhera ubuntu, fata amasegonda 2 yonyine, byibuze unyandikire muri comment wandika amen. Kandi kugira ngo utange imbaraga ubutumwa bugume butambuke, ndakwinginze sharing iyi video byibuze ku bantu 5 cyangwa se aho ubasha kwagera bitewe n'uko umutima wawe uraguhamanya. Rero niba ukunda inkuru nk'izi zifite ubutumwa bwigisha kandi bwiza, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Nshimiye we twabanye, kora ibyo nkubwiye.